Reka tubaramutse kandi tubaha ikaze muri aya materaniro, ibi byigisho binyura kuri uyu murongo. Nk'uko mubimenyereye turi mu cyumweru cy'amateraniro, rero turi mu mwanya w'icyigisho cya mbere. Dushimiye cyane abamaze kugera ku murongo ku gihe, Imana ibaha umugisha. Nk'uko amaze kubivuga, ni igihe tugiye gufatanya mu cyigisho cya mbere. Amazina nitwa Kayogera Robert. Rero reka dusenge maze dukomeze kwiga. Turagushimiye cyane Data w'imbabazi uri mu ijuru, tugushimiye kugira neza kwawe n'imbabazi zawe turagiza, izina rya rihimbazwe. Tuguhaye ikaze hagati yacu kugira ngo twabavuga utuyoboze umwuka wawe, kandi abagaragu bawe n'abaja bawe bakurikiye aya materaniro bari ahatandukanye ku isi, umwuka wawe abasange, yugurure imitima yabo kugira ngo ijambo ryawe risohoze icyo waritumye kuri bo. Tubigusaba mu izina ry'umukiza wacu Yesu Kristo, amen. Reka twongere tubaramutse mu izina rya Yesu, dushimira Imana cyane kubw'uyu mwanya Imana iduhaye wo kwiga ijambo ryayo, ihabwa icyubahiro. Mu cyigisho kibanza cy'aya materaniro tugiye kurebera hamwe ijambo ritubwira ngo amategeko agenga abava mu Misiri, abava mu Egiputa bajya i Kanani. Ndasubiramo kugira ngo byumvikane neza. Amategeko agenga abava mu Egiputa bajya i Kanani. Nk'uko mubizi, uburetwa cyangwa ububata Abisirayeli bagiriye mu Egiputa bwashushanyaga ubuzima bw'uruzerero rwa hano ku isi rw'abana b'Imana. Farawo umutware w'Egiputa yashushanyaga ubuhake bwa Satani, yashushanyaga Satani awutwaza igitugu abari mu isi. Noneho uko Imana yatumye Mose ngo aze kubatura abana b'Isirayeli abavane mu Egiputa abajyane i Kanani, ni nako Imana yatumye Yesu kugira ngo aze gucungura abe bari mu isi, noneho kubwo kwizera azatujyane mu ijuru. Noneho tugiye kureba mbega muri magufi, Egiputa ishushanya iyi si, Mose agashushanya Yesu, Kanani igashushanya ijuru tujyamo, noneho ubutayu bw'uruzerero bugashushanya ubuzima tubamo uhereye igihe twizereye kugeza igihe tuzacungurirwa. Noneho tugiye kurebera hamwe amategeko agenga abava mu Egiputa bajya i Kanani. Kugira ngo bitaba amarenga cyane, hakagira abananirwa kubyumva hakurikije umucyo wa Bibiliya, itegeko rigenga abava mu Egiputa bajya i Kanani ni ukutagira icyacu dusigayo. Ni ukuvuga ngo mu rugendo rwo kuva mu isi tujya mu ijuru tugomba kujyana n'ibyacu. Tuzabijyana dute? Nibyo tugiye kurebera hamwe. Nk'uko abana b'Isirayeli bava mu Egiputa bajya i Kanani bategetswe kujyana n'ibyabo, nta cyabo n'akangano urwara cyasigaye mu Egiputa. Tugiye kureba ngo ibyo bitwigisha iki, bishushanya iki, kandi twebwe twava dute mu Egiputa n'ibyacu byose tubikuyemo. Ngaho mutega amatwi, nibyo tugiye kwiga mu magambo arambuye. Turubakira mu gitabo cy'Itangiriro ibice 15, turasoma umurongo wa 13 n'umurongo wa 14. Mbere y'uko abana b'Isirayeli bajya mu Egiputa, Imana yari yarabibwiye Aburahamu, ndetse Aburahamu atarabona urubyaro,
Imana yaramusezeraniye, ariko iramubwira ngo urubyaro rwawe mbere yuko baragwa iki gihugu cy'Ikanani nguhaye, bazabanza baba basuhuke mu gihugu kitari icyabo, bazakorera abaho, nabo bazabababaza imyaka 400. Reka nsome kugira ngo byumvikane neza. Igitabo cy'Itangiriro ibice 15 umurongo wa 13 n'umurongo wa 14. Ndifuza ko abatwumva muzirikana cyane. Haranditse ngo Uwiteka abwira Aburahamu ati, menye neza yuko urubyaro rwawe ruzaba abashyitsi mu gihugu kitari icyabo, bazakorera abaho, nabo bazabababaza imyaka 400. Nanjye nzaciraho iteka iryo shyanga bazakorera, ubwa nyuma bazarivamo bavanyemo ubutunzi bwinshi. Iri ni ryo jambo ryo gucaho akarongo. Abisirayeli bagombaga gusuhukira mu Egiputa, ariko umunsi wo kuzavayo ntibaveyo amaboko masa, ahubwo bakavayo bavanyeyo ubutunzi bwinshi. Ibyo Uwiteka yabibwiye Aburahamu bataranavuka, urwo rubyaro atararubona. Igihe kiragera Aburahamu abona urubyaro, kuko nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Igihe kiragera koko basuhukira mu Egiputa, babaye imyaka 400 nk'uko Uwiteka yabitegetse. Igihe cyo kuvayo kwabo kigeze, kugira ngo ijambo ry'Imana risohore yuko bazavayo bavanyeyo ubutunzi bwinshi, Mose yararizirikanye iryo Uwiteka yabwiye Aburahamu bitari byaba. Nuko Mose abisohoza atya. Dusome igitabo cyo Kuva ibice 12, turasoma umurongo wa 35 n'umurongo wa 36. Ngiri itegeko rigenga abava mu Egiputa bagana i Kanani. Nta kugira icyawe usigayo, kuko Uwiteka yahanuriye Aburahamu aramubwira ngo bazavayo bavanyeyo ubutunzi bwinshi. Mose ku munsi wo guhaguruka bavayo, iryo yararizirikanye kandi arishyira mu bikorwa. Igitabo cyo Kuva ibice 12, ndasoma umurongo wa 35 n'umurongo wa 36. Haranditse ngo Abisirayeli bakora ibyo Mose yababwiye, basaba abanyegiputa ibintu by'ifeza n'iby'izahabu n'imyenda. Uwiteka aho ubwo bwoko kugirira umugisha ku banyegiputa, babaha ibyo babasabye, banyaga Egiputa. Bagombaga kuva mu Egiputa bayisahuye. Uwasoma aya magambo ashobora kutumvikana neza. Biranditswe ngo ubw'igihe umunsi wari ugeze wo guhaguruka mu Egiputa, Abisirayeli babitegetswe na Mose basanze abanyegiputa ngo babasaba ibintu byose by'ifeza n'ibintu byose by'izahabu n'ibintu byose n'imyenda y'igiciro. Uwakumva atya yagira ngo kwari ugusabiriza nko gufunguza. Oya, nta wajya gusaba afunguza ngo asabe zahabu, nta wajya gusaba ari ugusabiriza ashaka ubufasha ngo asabe ifeza cyangwa imyenda y'igiciro. Byagenze bite rero? Nibyo nshaka yuko tuza gusoma mu gitabo cy'Umwuka Buhanuzi tukabyumva neza. Aya magambo yandi yo mu Itangiriro twubakiyeho icyigisho, n'aya yo mu Kuva asobanurwa mu gitabo cyitwa Abakurambere n'Abahanuzi, urupapuro rwa 281. Iki gitabo cyitwa Abakurambere n'Abahanuzi, urupapuro rwa 281, ndaza gusoma paragrafu ya 3 ndetse nsome n'iya 4. Ariko mbere yo gusoma reka mbanze mbabwire ibyo bakoze. Mose yazirikanye ijambo
Uwiteka yabwiye sekuruza wabo Aburahamu ko ku munsi wo kuva mu Egiputa bagomba kuvayo bavanyeyo ubutunzi bwinshi. Ubutunzi bagombaga kuvanayo bwari bukubiye mu migabane ibiri. Amashyo n'imikumbi yabo basuhukanye ubwo binjiraga mu Egiputa yari yaragwiriye yarororoka yari menshi, ariko hejuru y'ibyo bagombaga no gusahura Egiputa iby'igiciro cyose ntibagire icyo basigayo. Babikoze bate rero? Imvugo ya Bibiliya iravuga ngo Mose yarababwiye ngo basaba abanyegiputa, ahubwo ibyanditswe biratubwira ngo babishyuje ibyo bari bamaze imyaka 400 bakorera, kuko bari mu buretwa bakora badahembwa. Ku munsi wo guhaguruka baravuga bati mugomba kutwishyura. Ibi nibyo ngiye gusoma. Wibuke yuko ibyago 10 byari bimaze kuzonga abanyegiputa. Imfura zabo n'uburiza bwa buri tungo byari byaraye bipfuye. Abanyegiputa bari bafite ubwoba bukomeye, bifuza yuko Abisirayeli babaviraho, banatinya ko bakomeje kuhatinda bashira bose ntiyakire n'umwe. Noneho Farawo amaze kubabwira ati nimugende amahoro mukorera Imana yanyu nkuko mwabivugaga, barahakanye bati ntaho tujya. Imyaka 400 yose twabakoreraga ntacyo muduhemba, none ngo nitugende. Abanyegiputa bashya ubwoba. Nuko umuntu muri Mwisirayeli asanga umunyegiputa, kugira ngo tugende zana izahabu yose iri mu nzu yawe bakayivanayo, zana ifeza zose ziri mu nzu yawe bakazizana, imyambaro y'agaciro yose bakayizana. Nuko Bibiliya ivuze ngo nuko banyeze Egiputa, kugira ngo rya jambo Imana yabwiye Aburahamu risohore ngo bazavayo bavanyeyo ubutunzi bwinshi. Reka noneho ibyo mvuze mbisome. Cya gitabo cyitwa Abakurambere n'Abahanuzi, ni mu cyigisho cya 25, page y'icyongereza ni 281. Turasoma paragrafu ya 3 ndetse n'iya 4. Haranditswe ngo the people took also with them flocks and herds, even very much cattle. Abo bantu bahagurukanye n'amatungo yabo, amashyo n'imikumbi zari inka nyinshi. These were the property of Israelites who had never sold their possessions to the king as had the Egyptians. Ayo mashyo niyo mikumbi bwari ubutunzi bw'Abisirayeli, kuko bo batari baragurishije ubutunzi bwabo ku mwami nk'uko abanyegiputa bari barabikoze muri buke gihe cya Yosefu. Ndakomeza. Jacob and his sons had brought their flocks and herds with them to Egypt, where they had greatly increased. Yakobo n'abana be ubwo benjiraga mu Egiputa bari barinjiranye amashyo n'imikumbi, noneho yari yaragwiriye cyane mu buryo bukomeye. Before leaving, the people by the direction of Moses claimed a recompense for their unpaid labor. Mbere yuko bahaguruka ngo bagende, babitegetswe na Mose, Abisirayeli bishyuje indishyi y'ibyo bakoze batabahemba. Abumva icyongereza ndasubiramo iyi nteruro. Before leaving Egypt, the people by the direction of Moses claimed a recompense for their unpaid labor. Mbere yuko bava mu Egiputa, Abisirayeli babitegetswe na Mose bishyuje indishyi y'ibyo bari barakoze badahembwa. And the Egyptians were too eager to be freed from their presence to refuse them. Kandi n'abanyegiputa nabo bari bahiye ubwoba, bifuza cyane icyatuma Abisirayeli babaviraho, ku buryo batari kwanga kubaha icyo babasabye cyose. Ibyanditswe bikomeza bivuga biti, the bondmen went forth laden with the spoil of their oppressors. Uko niko abahoze ari abaretwa
bahagurutse bakava mu Egiputa ariko bikoreye iminyago y'abahoze ari bashebuja babarenganyaga. Paragraph ikurikiyeho. That day completed the history revealed to Abraham in a prophetic vision centuries before. Uwo munsi nibwo ibyahishuriwe Aburahamu mu iyerekwa rya gihanuzi mbere y'ibinyejana byinshi nibwo byasohoye uwo munsi. Aho Uwiteka yari yabwiye Aburahamu ngo urubyaro rwe ruzaba abashyitsi mu gihugu kitari icyabo, bazakorera abaho, nabo bazababaza imyaka 400, hanyuma nzaciraho iteka iryo shyanga bazakorera, nabo bazavayo bavanye mu butunzi bwinshi. Ariyo ya magambo twasomye mu gitabo cy'Itangiriro. The 400 years had been fulfilled. Imyaka 400 yari imaze kuzura. And it came to pass. Imyaka 400 yari yaramaze kuzura. And it came to pass the selfsame day that the Lord did bring the children of Israel out of the land of Egypt by their armies. Kuri uwo munsi nyine nibwo Uwiteka yakuye abana b'Isirayeli mu Egiputa n'ingabo zaho zose. In their departure from Egypt, the Israelites bore with them a precious legacy in the bones of Joseph. Bava mu Egiputa bakuyeyo n'umwando w'agaciro ari wo mubiri wa Yosefu bari batahanye. Reka ibi bya Yosefu twe kubitindaho ahubwo turebe kubijyanye na seje turiho. Turiga ngo itegeko rigenga abava mu Egiputa bajye Kanani. Abisirayeli igihe bahagurukaga bava mu Egiputa bajye Kanani, byari byarabwiwe Aburahamu mbere, Mose arabizirikana, ni nako babigenje. Ibi bishaka kutwigisha ko natwe igihe tuva mu isi tujya mu ijuru, ibyacu byose tugomba kujyana nabyo, ntabwo ari ukubisiga inyuma ngo bisigare biteza imbere byubaka ubwami bwa Farawo. Apana, nta kuntu umuntu waba uw'Imana ugiye kuba uw'Imana uganiye mu ijuru maze ngo ibyo utunze byo ubisige mu isi bisigare byubaka ingoma ya Satani. Ntabwo bishoboka. Niyo mpamvu itegeko rigenga abava mu Egiputa bajye Kanani niryo, ni ukudasigayo ibyacu. Ibyacu tugomba kujyana nabyo. Mu buhe buryo tugiye kubirebera hamwe. Iri hame Satani nawe yari arizi, kuko Satani yari arizi mbere yuko icyago cya 10 kigera. Satani anyuriye muri Farawo yashatse guha Abisirayeli uruhushya rwo kugenda, arabemerera, ariko ngo bagende mu buryo butubahirije amategeko agenga bava mu Egiputa bajye Kanani. Dusome igitabo cyo Kuva ibice 10 umurongo wa 24. Ndasaba abaduteza amatwi gukurikira neza, kuko ibingibi biratureba natwe mu rugendo rwacu ruva mu isi tujya mu ijuru. Ndasoma igitabo cy'Itangiriro ibice 10, nako icyo Kuva ibice 10 umurongo wa 24. Haranditse ngo Farawo ahamagara Mose aramubwira ati, nimugende mukorere Uwiteka, ariko imikumbi yanyu n'amashyo yanyu aba ari byo bisigara, abana banyu bo mubajyane. Mose ati iki? Umurongo wa 25. Mose aramubwira ati, ukwiriye kuduha ibyo dutamba n'ibyo twosa, kugira ngo dutambire Uwiteka Imana yacu ibitambo, n'amatungo yacu tuzayajyana, ntihazasigara n'urwara, kuko
ariyo tuzaba dukwiriye kwendaho kuyakoreshereza Uwiteka Imana yacu, kandi ntituzi ibyo tuzakoreshereza Uwiteka tutaragerayo. Nguko Mose yasubije. Farawo, iyi yari politike ya Satani. Aravuga ati nta kibazo basi mwebwe mugende pe, ariko amashyo yanyu n'imikumbi yanyu byo birasigara mu Egiputa. Mose ati rirava, ari ukumuhakana avuga ngo ntihasigara n'urwara. Se ubwo wakunyaga urwara yaba kunyaza kinini? Ariko Mose yaravuze ngo icyacu cyose ntacyo tugiye kugusigira inyuma ngo cyubake Egiputa, ahubwo tugiye kubikoreshereza Imana yacu. Bakundwa muduteze amatwi, iri ni itegeko ritureba natwe abava mu isi tujya mu ijuru. Tumaze kwizera ubutumwa bwiza, tukinjira mu ngoma y'Imana mu buryo bw'umwuka, tugomba gukora uyu murimo wo kubaka ingoma y'Imana hano ku isi. Tukubaka ingoma y'Imana mu buryo bubiri: twamamaza ubutumwa bwiza kugira ngo abantu bose bamenye ubutumwa bwiza, bakira agakiza, bave mu mwijima bajye mu mucyo, bave mu butware bwa Satani bajye ku Mana, bahere ko bababarirwa ibyaha byabo, nabo bahinduka abaragwa b'ingoma y'Imana. Uwo murimo kuwukora ntabwo usaba gusa guhagarara umuntu akavuga nk'uko mvuga uku, ahubwo hasabwa amafaranga kugira ngo tujye kubwira abo tugomba kubwira, kugira ngo ibyuma nk'ibi nk'izi zitumanaho ziboneke, ubutumwa bwiza bugere ku bantu. Nk'uko Mose yavuze ngo ntabwo dusiga n'urwara, ahubwo ubutunzi bwacu bwose turabujyana, nibwo tuzajya twendaho tugakoreshereza Uwiteka Imana. Iryo tegeko riracyatureba twese na bugingo n'ubu. Ngiryo tegeko rigenga bava mu Egiputa bajya i Kanani. Ngiryo tegeko rireba abantu bose bava mu isi kubwo kwizera ubutumwa bwiza bajya mu ijuru. Mu murimo Yesu yadutumye, nk'uko usobanurwa mu gitabo cya Yesaya ibice 61, wibuke ko Yesu yavuze ngo uko Data yantumye nanjye niko mbatumye. Ibyo byanditswe muri Yohana 20:21. Uko Data yantumye nanjye niko mbatumye. Ubwo bishatse kuvuga ngo ibyo Yesu yatumwe natwe nibyo tugomba gukora. Ibyo byari bikubiye mu nshingano ebyiri zisobanurwa muri Yesaya 61, ngo Uwiteka yansize amavuta ngo mbwirize abagwaneza ubutumwa bwiza, maze mvure abafite imbohe mu mutima, amenyesha abantu iby'umwaka wo guhora inzigo ku Mwami Imana n'iby'umunsi w'imbabazi z'Uwiteka. Ibi biri mu ishami ryo kwamamaza ubutumwa bwiza. Noneho inshingano ya kabiri ijyana n'iyo, ibyo rero bisaba amafaranga. Inshingano ya kabiri ijyana n'iyo nivuga ngo yantumye kandi no guhoza abarira bose. Iri jambo kuvuga ngo guhoza abarira bose ntabwo ari ubuhanuzi ngo bufite ubundi busobanurwa, ahubwo guhoza abarira bose bikuvugwa ni ukugaburira abashonje, ni ukwambika abambaye ubusa, ni ukuvuza abatagira kirwaza, ni ukubakira abatagira aho bikinga. Mbega ubu bufasha bukenewe mu buzima busanzwe. Ni inshingano yera ifite agaciro kangana n'ako kubwiriza ubutumwa. Ibyo rero byombi nibyo bikorwa ingoma y'Imana ikaba irimo kubakwa hano ku isi. Iyi ngoma igomba kubakwa
n'abayiyobotse kubwo kwizera ubutumwa bwiza, bakayubakisha ubutunzi Imana yabahaye. Nubwo Imana ikomeza kubaha muri ubu buzima, bo ntibajye mu by'Imana ngo ubutunzi bwabo bwo busigare bwubaka ingoma y'ikibi, ahubwo ubutunzi bwabo akaba ariyo miganda ikomeza kubaka ingoma y'Imana ku isi, kugira ngo itorero ryaguke, abakizwa bagwire, abarwayi bafashwe, abababaye boroherwe. Uko niko ingoma y'Imana yubakwa. Ariko imiganda yubaka ntabwo ituruka mu ijuru, ahubwo Imana itanga imigisha ku bantu byo bakora bikaza, maze ubwo butunzi ntibabusige mu isi, ahubwo bakajyana nabwo bubaka ingoma y'Imana. Ngiryo itegeko rigenga abava mu Egiputa bajya i Kanani, ngiryo itegeko rigenga abava muri iyi si kubwo kwizera bagana mu ijuru. Ndumva ibi byumvikana neza. Ndagira ngo nigire imbere mu gihe cya Yesu. Dufite urugero ingero nyinshi, ariko ndavuga rumwe rw'umugabo mwiza cyane witwa Nikodemu, umwe mu bizeye ubutumwa bwiza. Ntabwo yihaye Imana ngo ibyo abisiga inyuma, ahubwo yihaye Imana ayihana n'ibye guhamagarwa nk'uko niko kutureba twese. Ndasoma inkuru y'uyu mugabo Nikodemu mu gitabo cyitwa Ibyakozwe n'Intumwa cy'Umwuka w'Ubuhanuzi. Igitabo cy'Umwuka w'Ubuhanuzi Byakozwe n'Intumwa, ndasoma paje y'105 y'icyo gitabo. Kubwo gucungura igihe ndasomamo amagambo atari menshi cyane. Noneho ibyanditswe ndasoma 105 paragrafu ya mbere. Haranditse ngo haranditse ngo, reka ntangire ku paragrafu ibanziriza iyo ngiyo kugira ngo byumvikane neza. With Joseph of Arimathea, Nicodemus had borne the expenses of the burial of Jesus. Hamwe na Yosefu wo mu Arimathea, Nikodemu niwe wishingiye ibisabwa byose kugira ngo Yesu ashyingurwe. Mbega amafaranga yose, ikiguzi, niwe wishingiye ikiguzi ku bijyanye no gushyingurwa kwa Yesu. Iyo nkuru abasoma Bibiliya muyizi neza mu gitabo cya Matayo ndetse n'icya Luka. Ndakomeza nsoma. The disciples had been afraid to show themselves openly as Christ's followers. Abigishwa bo bari bahiye ubwoba, batinya no kwigaragaza ku mugaragaro ko ari abigishwa ba Kristo. But Nicodemus and Joseph had come boldly to their aid. Ariko Nikodemu na Yosefu bo baserutse ku mugaragaro kugira ngo babafashe. The help of these rich and honored men was greatly needed in that hour of darkness. Ubufasha bwabo bagabo b'abanyacyubahiro kandi babakire bwari bukenewe cyane muri iyo saha icuza umwijima. They had been able to do for their dead master what it would have been impossible for the poor disciples to do. Bashoboye gukorera intumbi ya shebuja ibyo abigishwa be b'abakene batashoboraga gukora. Noneho ibyanditswe bikomeza bivuga biti, and their wealth and influence had protected them in a great measure from the malice of the priests and rulers. Kandi ijambo abo bagabo bari bafite n'ubutunzi bwabo byakingiye abigishwa, bibakingira urwango rw'abatambyi n'abatwari. Noneho ngeze kuri paragrafu nashakaga cyane, nubwo ari yanayasomye, ariko iki gitabo nakibumbuye kubw'iyi paragrafu ngiye gusomaho. Now, when the Jews were trying to destroy the infant church, Nicodemus came forward in its defense.
noneho ubwo idini y'abayahudi yari ihagurutse kugira ngo irimbure iryo torero ryari rikiri rishya, Nikodemu yaraserutse ku mugaragaro ararirengera. No longer cautious and questioning, he encouraged the faith of the disciples and used his wealth in helping to sustain the church at Jerusalem and in advancing the work of the gospel. Uyu mugabo yari atagitinya atakihisha, yaraserutse maze akomeza kwizera kw'abigishwa kandi akoresha umutungo we mu gufasha itorero ry'i Yerusalemu no guteza imbere umurimo w'ubutumwa bwiza. Those who in other days had paid him reverence now scorned and persecuted him, and he became poor in this world's goods, yet he fretted not in defense of his faith. Yakoresheje umutungo we wose urashira, ahinduka umukene, asigara arenganywa, anasuzugurwa n'abamwubahaga kera, ariko ntiyicuza ibyo yakoze mu kurengera ubutumwa bwiza. Ibi bishatse kutwigisha iki? Tugomba kubyakira nk'uko twakiriye ubundi butumwa, ko mu kwizera iby'Imana idusaba, nk'uko dusabwa kuyiha imitima yacu, tukayiha ubwenge bwacu, tukayiha igihe cyacu, niko tugomba kuyiha n'umutungo wacu ibyo dutunze. Ntabwo tuzabigurishiriza rimwe ngo tubitange mu murimo w'Imana, ariko guideline irahari, umurongo w'uburyo dusabwa kubitanga. Dusabwa kuba nk'umukobwa uri mu iduka rya shebuja, iyo nyirabuja avuze ngo ndashaka isabune ayitanga atinuba, hashize isaha imwe akagaruka akavuga ati ndashaka n'igaro y'amavuta nayo ayitanga atinuba, hashize undi mwanya akavuga ati ndashaka n'amapaki 5 y'amakaroni nayo ayatanga atinuba, kuko umusaba arimo gukora mu bye. Uko niko Uwiteka ashaka ko tumukorera. Ubutunzi bwacu nabwo bukubaka ingoma y'Imana, imbaraga zacu zikubaka ingoma y'Imana, nk'uko na Nikodemu yabikoze ahinduka intwara atyo. Iri tegeko rero twese iratureba. Mbonereho kubwira abaduteze amatwi mbere yuko nsoma byinshi kuri iyo ngingo, iyi Imana isaba ngo tuyihe ibyacu, suko iba yabuze ukundi yabigenza, so kugira ngo umurimo wayo udapfa, so kugira ngo ubwami bwayo budasigingira. Imana yari ishoboye kubaka ubwami bwayo hano nta muntu n'umwe ushyizeho umuganda, ariko urukundo rwayo rwinshi nirwo rwatumye natwe iduhamo uruhare kugira ngo tuzagire n'umunezero wo kugabana ku nsinzi yayo. Reka mbisome mbere yuko nkomeza. Hano hari igitabo cyitwa Ibihamya by'itorero, umuzingo wa 4. Ndasoma ku rupapuro rwaho Ibihamya by'itorero umuzingo wa 4. Ndasoma urupapuro rwa 472. Ndasoma paragrafu ya 4 kugira ngo twumve aya magambo adufashe. Iyi Imana isaba ko abayizeye mu gihe bahaguruka bava mu Egiputa bajya i Kanani bagendana n'ibyayo byose, so kugira ngo ababwiriza babirye, so ahubwo n'Imana ubwayo suko yari yahumaniwe yabuze ukundi yabigenza. Oya, Imana ifite uburyo bwinshi yakoresha ikarangije umurimo wayo itatuvuniye, ariko umunezero wayo ni ukutuvunisha kugira ngo natwe tuzabone icyo twivuga tugeze mu ngoma yayo. Reka soma aya magambo. Igitabo cyitwa Ibihamya by'itorero umuzingo wa 4, nababwiye page ni 472. harimo aya magambo agira ati: Everyone has his appointed work in the great field. Umuntu wese
Imana yamugeneye aho akwiriye gukora mu murima mugari tubwirizamo ubutumwa. And yet none should receive the idea that God is dependent upon man. Ariko nubwo buri wese muri twe Imana yamugeneye aho agomba gukora, ariko ntibikabeho ngo umuntu yibwire ngo ubwo Imana yishingikirije ku bantu. Ndakomeza nsoma. He could speak the word and every son of poverty would become rich. Imana ibishatse yavuga ijambo rimwe buri mukene agahinduka umukire. Cyangwa aho mwicaye muragira ngo ibyo Imana ntabwo yabishobora. Nuko atariyo mahitamo yagize, ariko ibishatse byaba nk'uko. Ndakomeza nsome. In a moment of time he could heal the human race of all their diseases. Mukanya nk'ako guhumbya, Imana ibishatse yakiza abarwayi bose amoko yose y'indwara bafite, maze amahamagara babwira ngo nimutange tubavuza agahagarara. Imana ibishatse ibyo yabikora, ariko si uko yabihisemo. Impamvu turaza kuyibona hasi. Ndakomeza nsome. He might dispense with the ministers all together and make angels the ambassadors of his truth. Imana ibishatse yakuraho ababwiriza bose twese tugaceceka, maze gatuma abamarayika bakaba aribo bamamaza ukuri kwayo. Ese mugira ngo twabarusha umubyizi? Ntabwo twabarusha umubyizi, ariko suko Imana yabihisemo. Ndakomeza nsome. He might have written the truth upon the firmament or imprinted it upon the leaves of the trees and upon the flower of the fields. Imana ibishatse yakwandika ukuri kwayo mu kirere, usohotse wese agakubitana n'inyuguti n'amagambo avuga ngo ni mwihane. Mbega yabyandikaho, cyangwa mutekereza yuko Imana yabinanirwa? Icya gatatu, Imana yakwandika kuri buri babi ry'igiti no kuri buri karabo kari mu gisambu. Ibyo Imana yabishobora, ngo ariko si uko yabihisemo. Oh, he might with the audible voice have proclaimed it from heaven. Cyangwa yibishaka yari guhagarara mu ijuru ikaranguruza ijwi ryayo ikavuga ngo bari mwise bose ni mwihane. Ndakubwiye ngo uwo munsi barara bihane, ariko si uko Imana yabihisemo. Ibyanditswe bikomeza bivuga biti, but the all-wise God did not choose any of these ways. Ariko Imana nyir'ubumenyi bwose, nyir'ubwenge bwose, ntabwo yahisemo imwe muri izo nzira zose. He knew that man must have something to do in order that the life might be a blessing to him. Imana yashatse kugenera umuntu icyo akora kugira ngo ubuzima nawe bumubere umugisha. Ubuzima nabwo bumubere umugisha. Ibyanditswe bikomeza bivuga ngo the gold and silver are the Lord's, and they could rain them from heaven if we choose. Ifeza n'izahabu byose ni ubutunzi bw'Imana. Ishatse yabigusha nk'imvura biva mu ijuru bikagwa ku mbuga z'abadiyakoni, none bagatoragura batiriwe bakisha agasheke mu iteraniro. Ibyo Imana yabikora ibishatse ntibyayinanira, ariko si bwo buryo yahisemo. Noneho ibi byibereyeho kutwigisha ngo mu gihe twumva Imana idutegeka ngo mu gihe duhagurutse tuva mu Egiputa tujye Kanani, ibyacu byose tubigendane. Ni koko ni ku itegeko riri, ariko ntibikatwubakemo igitekerezo na rimwe cyo kwibwira ngo ubwo Imana nitwe yishingikirijeho ngo yari yabuze ukundi bigenza. Ahubwo yagize imbabazi ishaka kuduha uruhare ku murimo wayo kugira ngo natwe tuzishimire insinzi yayo. Ndagira ngo aya magambo ntayakomeje,
icyo gitabo abazabona umwanya muzakisomere cyane. Imana yashatse ko tugira uruhare mu kubaka ingoma yayo ku isi kugira ngo natwe tuzanezerwe dutabarutse tuzagira ikivugo twivuga mu isi. Ndagira ngo nongere nsome amagambo aboneka mu gitabo cyitwa Ibihamya umuzingo wa gatanu. Igitabo cy'Ibihamya umuzingo wa gatanu ndasomamo amapaje nk'abiri dukurikije igihe dufite, cyangwa amaparagrafu nk'abiri dukurikije igihe dufite. Iri tegeko ry'uko abava mu Egiputa bajya i Kanani bagomba kujya kutagira icyabo basiga inyuma, nicyo cyatuye Uwiteka ategeka ko abasenga bose bakwiriye kuzajya baha Imana 1/10 n'amaturo uko baze gusenga, bakaza mu nzu y'Imana bazanye ituro. Iyi 1/10 n'amaturo 1/10 ni ifite ubusobanuro bubiri. Mbega ni igipimo cy'uko umuntu ari igisonga kikiranuka ku by'Imana yamuragije. Nanone 1/10 ikaba igipimo k'umuntu anyuzwe n'ibyiza Imana imukorera mu buzima. Ibyo nibyo nshaka gusoma. Iyo umuntu ananiwe gukiranuka kuri ibi, aba yishinje ibintu bibiri imbere y'Imana. Aba yishinje ko ari igisonga gikiranirwa ku by'Imana yamuragije. Nanone akaba yishinje ko ari intanyurwa, ibyiza byose Imana imukorera ntaranyurwa nabyo. Kudatanga 1/10 nicyo bivuze. Ibi nibyo nshaka gusoma. Kandi mwibuke muri Luka ibice 16:12 Yesu yaravuze ngo niba mubaye abagaragu bakiranirwa ku by'abandi, niba mudakiranutse ku by'abandi mwaragijwe, ninde uzabaha ibyo mwigengaho? Uwashaka kubyumva neza yabaza ngo ufite umwana ukamushyira mu iduka ryawe akarihombya akazajya bisahura akabisesagura akabyiba, wagira umugambi wo kumushingira irye? Natwe niba tudakiranutse mu by'abandi twaragijwe, ari bwo butunzi bw'Imana tubereye ibisonga, ninde uzaduha ibyo twigengaho? Ngaho reka mbasobanurire, ndeka mbasomere ayo magambo maze kubabwira. Igitabo cyitwa Ibihamya umuzingo wa gatanu, ndasoma ku rupapuro rwa 267. Ibihamya umuzingo wa gatanu 267, ndasoma paragrafu ya 3 kugira ngo tumve. Haranditse ngo the Lord requires that we return to him in tithe and offerings a portion of goods he has lent us. Uwiteka yifuza ko tujya tugarura 1/10 n'amaturo ku mugabane w'iby'Imana iduha mu buzima. He accepts these offerings as an act of humble obedience on our part and a grateful acknowledgement of our indebtedness to him for all the blessings we enjoy. Iyo tugaruriye Imana 1/10 n'amaturo, ngo Imana ijye ibyakira ikabyemera nk'ikimenyetso cyo kumvira no kugaragaza ko dukiranuka ku byo yadushyiriyeho kuba ibisonga. Nanone ikabyemera nk'ikimenyetso cy'uko tunyurwa n'ibyiduha, kandi ko tuzi yuko imigisha twishimira yose mu buzima ariyo tubikesha. Ngicyo bivuze. Ngicyo bivuze. Ibyanditswe bikomeza bivuga bitya biti. Ibyanditswe bikomeza bivuga bitya biti. Haranditse ngo hakomeza haranditse ngo then let us offer willingly, saying with David, all things come of thee, and of thine own have we given thee.
bityo rero tujye dutanga ibyacu twishimye, dufatanye na Dawidi kuvuga ngo ibintu byose ni ibyawe, ni wowe bikomokaho, kandi ku byawe nibyo tuguhayeho. Ntabwo dukwiriye kubifata kubona ko twakoze igitangaza kidasanzwe cyangwa ko twarenganye Imana yadushyiriyeho itegeko ritubabaza, tube nka Nikodemu akimara kugutahura ubutunzi buri muri Kristo Yesu. Biranditswe ngo yari member of the Jewish Sanhedrin. Iriya Sanhedrin, urukiko rukuru rw'Abayuda, mu yandi magambo niyo yari sena y'Abayuda. Uwo yari mambure muri yo, ariko amaze kwizera yarahagaze arengera ukuri, ubutunzi bwe bwose abushora muri uwo murimo, ngo burindi iyo bumushiraho atangira gusuzugurwa n'abahoze bamwubaha kera, ngo ariko ntiyicuza cyangwa ngo ateguze mu kurengera ukuri. Nguko Uwiteka yifuza ko tumwiha tukamuha n'ibyo dufite, nk'uko na Mose yavuze ngo nta n'urwara dusiga mu Egiputa. Reka twihute muri icyo gitabo, paragrafi ikurikiyeho hakomeza havuga ngo igihe abantu b'Imana bubakaga ubuturo bwera mu butayu, bateguye ibikenewe byose, batanga iby'agaciro gakomeye cyane by'ifeza n'izahabu, byose babishyiraho. Nuko as the rightful owner of all their treasures, the Lord called for these offerings from the people. Imana ikomokaho n'ibyo batunze byose yategetse ko abantu batanga ayo maturo. But he accepted only those that were given willingly. Ariko nubwo yategetse yuko babikusanya, Imana yemeraga gusa ibitanganywe umutima ukunze. Abantu bazanye ibintu byinshi babirunda ku birenge bya Mose, kugeza aho Mose ababwiye ngo murekeraho. Mwumva ubusobanuro bw'ikijambo ry'Imana ribivugaho. Had some men of limited ideas been on the ground, they would have opened their eyes in horror. Like a Judas, they would have asked, to what purpose is this waste? Iyo muri iryo teraniro haza kubamo abantu bafite ubwenge buke, bari kubireba bakumirwa, maze bakavuga nka Yuda Iskariyota ngo ibi bipfiriye icy'ubusa. Why not make everything in the cheapest manner? Bari kubaza ngo mbese kubera iki tudakora ibyoroheje bidatwaye imbaraga nyinshi. Uwo ni wo mutima mubi Imana itifuza mu bantu bayo. Bana b'Imana, itegeko riranga abava mu isi bajya mu ijuru ni ukwiha Imana tukayiha n'ibyacu. Ndagira ngo nsoreze muri iki gitabo n'ubundi mu minota mike tugifite, ibihamya by'umuzingo wa 5. Noneho turasoma page ya 271 kuri paragrafu ya 3. N'ubundi ni muri icyo cyigisho, niyo paragrafu iheruka icyo cyigisho. Ndasoma. Haranditse ngo liberality is not so natural to us that we gain this virtue by accident. Gutanga no kugira ubuntu ntabwo ari kamere mu muntu ku buryo umuntu ashobora kubikora bitamuvunnye. It must be cultivated. Tugomba kubyimenyereza. We must deliberately resolve that we will honor God with our substance. Tugomba kwiyemeza ku bushake ko tugomba kujya twubahisha Uwiteka ubutunzi bwacu. And then we must let nothing tempt us to rob God of the tithes and offerings that is his due. Twamara kwiyemeza ku bushake dutyo ko tuzajya twubahisha Uwiteka ubutunzi bwacu, noneho ntitwemerere ikintu cyose kudushuka ngo twibe Imana muri 1/10 n'amaturo.
We must be intelligent, systematic, and continuous in our acts of charity to men and our expressions of gratitude to God for his bounties to us. Tugomba gusobanukirwa kandi tukagira uburyo buhoraho bwo kugira ibyo dutanga kugira ngo dufashe bagenzi bacu kandi dukomeze kwereka Imana ko tunyuzwe n'ibyiza duha mu buzima. Ndakomeza nsoma. This is too sacred a duty to be left to chance or to be controlled by impulse or feelings. Gutanga ni inshingano yera cyane ku buryo umuntu adakwiriye kujya bikora ari uko bimujemo cyangwa ngo abikore rimwe na rimwe. We should regularly reserve something for God's cause, that he may not be robbed of the portion which he claims. Buri gihe tugomba kwimenyereza kujya tugira ibyo tuzigama kugira ngo bikore umurimo w'Imana. Nujya guhaha mu isoko uzajye wibuka yuko hari n'abana badafite ubahahira cyangwa ubahahira akaba ari mu maboko ya Satani akaba amutwaza igitugu, maze uhaha unazigama ko nabo ugira icyo bazigamira. Nujya kunywa wibuke yuko hari ababuze n'amazi. Mbega ibyo ukora byose ujye ubikora we kubikora rimwe ari uko bigishije ugafashwa ukabikora gihanuko. Apana, bye kuba rimwe ari uko ibintu habaye iterano ryasusurutse ngo ubikore biturutse ubikoze rimwe na rimwe, ahubwo it should be regularly. Bigomba kuba ari ibintu bihoraho, kwimenyereza kuzajya tugira ibyo tuzigamira umurimo w'Imana. That when we rob God, we rob ourselves. Iyo twibye Imana cyangwa iyo twimye Imana nitwe tuba twiyimye. Mu buhe buryo rero? Tega amatwi. Haranditse ngo we give up the heavenly treasure for the sake of having more of this earth. Kuko tuba twigomwe ubutunzi bwo mu ijuru kugira ngo dukwinde tugwize ibya hano ku isi. Mbega ni nk'umwana bahaye minerevara akayirya, mu bwenge buke ashobora gutekereza yuko ahimye umubyeyi cyangwa agatekereza yuko ahimye mwarimu, ariko mu kuri niwe uba wihimye, aba yihemukiye kuruta uko ahemukiye umubyeyi, aba yihemukiye kuruta uko ahemukiye mwarimu. Niyo mpamvu ibyanditswe bivuga bitya biti, dusoza haranditse ngo this is a loss that you cannot afford to sustain. Icyo ni igihombo buri wese adakwiriye guhangara kwiteza. Imana y'imbabazi idufashe twese, iduhe umugisha, twumve yuko itegeko rya Mose natwe ritureba, yuko nta n'urwara rusigara mu Egiputa mu gihe duhaguruka tujya i Kanani. Twihe Imana, tuyihe n'ibyacu, nibwo tuzaba tubizigamye neza. Imana ibidushoboze mu izina rya Yesu. Amen.